ngaruye amaso ngarure yose ngizonze dore tunubwe n'amataba imisozi yanzonze inzuzi namutse ndore ndamutse n'indoro nziza wandeba gutarandambirwa nyirakanyange imisi itaranera igihe nari nyigaritse ibyane toto ritemba itama ritetera muganje ko nta nganzo nasize ngo ngusigasire useseme impundo zo hanze zireba inoti n'ubwoko bw'ikoti waba udaparitse ngo ubatse nta mugabo ukurimo nakwiyeguriye ntawe ngishije ngo ampa amakuru ye bwite kandi ari njye ukwiriye ko nakwikiye ngo mpinge tweza none urukundo rukaba ruraba imvura mutware ko ntatwara umwe wagize umukambere umwe nasabye rurema tugasezerana kugeza gupfa mbese satana twatotere dutere iyo dutambire uturahe Gasabo mu Gasabo widuhaye waje bikuyabona ataramiye ntibatirimuka muwe mambana niyamira mutwara sibo ndi umwari umusizi nkaba umwari muramyi intwaro yanjye n'umuco gakondo iragi ryanjye n'ikaramu iteka nkaba mwasiwe nyegezo ndabasuhuje ahubwo kandi ingaruka zo nabonye ni nyinshi ubusambanyi buyoboka ubutitsa bigatuma uterwa inda ngizo indwara nyuguti yose nakubwira reka mubwire no mu rugo kandi ubwo ndatana sandarira abanjye data na mama bavuga nkareba iyo hirya abanjye bose nkabasanga uko nshaka amarira yabaye benshi mu babyeyi ndavuze impuruzi nsabira data ubwo n'ikindi gwambika abagabo yatari y'abatari iyo none ntanzara mu bakozi bakasanga bakamubwira akaba bamugabo ubwo nivuga amazina navuga ibisigo bose akacikaci Trezor wa mwana sisi bafata n'Imana kubera umusaki tw'umusisi irwa musisi sugura ibyasobanura abashobora bagasobanukirwa mu muhanga mu Rwanda iyo ndashe simusha barashengura nufaye barafunga tuyaka banganye n'inshuti yacu barana amazina n'abazo umwana kandi n'abazo umukobwa bugomba ishiye kumyange nayo mukunzi ubutaha tuzasubira nitwa Trezor yimamagaye Trezor nitamubwa n'inkingi mumagara mubwa n'inkingi yitaba intare y'abatatu mugani w'amagani Imana y'Rwanda yemera ko igihe kizogera izongibuka amateka yaje azohinduka dore ko wari wambwiye ngo nanyuma yaze yakora ngo ndamwegera ndamubaza tiguti Imana ikora bamika bagukira abandi kabagukena yashize neza ngo Imana yaturemye yashatse diferanse hagati ya bamwe n'abandi Imana nimeshisha kuyimutani igisigo cyane cyitwa Igisasu mu rubyiruko urimo urabwira abantu hano ntabwo ari hejuru kugira ngo yawe niba nubona bicara Igisasu mu rubyiruko ntuzamurije Igisasu mu rubyiruko igisasu mvuga se icyo cyetse siporo tumika cyangwa gushirikana igiso cyakarisha igikofu n'icyo turumbiye tutabizi twicuza mu buryo bwose umusore rwose mukize hanze ko urabizi sindakabari nuko ugenda mu muhanda ukaraga inkweto sinakubwira iminyururu mu ijosi n'ikarabaye kandi wanguragura gabanya itikuve mu magambo ushaka ibishoboshoro imishinga n'amarongo by'agaciro cy'izo ndazi mu muhanda ubwo nawe dore amagara aterewe hejuru aho buri wese agiye gusama imwiranga aho birakure burisemo wasandaye amazi yarenze inkombe kumva ruseseka ntayo Ingabire ijwi nkumve witwa Ingabire Yvonne mu rugo ni Musanze Gihuba ubusanzwe ni mu rugo ni Nyagatare ubi Musanze ngaho uzamurije umwiza w'ubuzinenge ni ukuri pe noneho uzamura ijwi nirize kuba inenge ikibazo ese amababa mugire hehe ko n'umuryango nawongeraga munyitatse baranyera ntibaneguza inimba inimba isimburana n'indi amatage matindi n'amagenge ngo mbese n'abansanga iteka badatinda bansimburanya banshimba ngo ndi hehe nibancira akarutego ngo batandatashye na kakero ko mu karere naraganika cyaka nkicura nkirinda ni kukingira kuki nazazamuriza dagisi zari zinyota kuki ryamani zari muhura nkabaza Imana isubiza biragira ibindenzi kamuriza tishima mu mwana wanjye burya agaciro kawe keyutse reka baguhande nanjye nibuka akahondi ari imbere mu kibazo nk'ibyo birimba ngo nzabazanzamura data yanyise mugwa neza iyo mpamagaye nitaba yambi kuko murakoze mumfashe twumviye muniza amatwi uvugira utuzamubabarira ariko di byabanje gushyira mbere yo gushya ndangaye gato bitinda kuziko birashirira none ntacyo kubinduza ndimo ndabura yambi ibyanjye abandi bise gukunda birirwa bakeza hajemo gukundwa gushyika ni hafi nenda gutanga ngo nta kabiri mu rugo rw'umugabo
uzi icyana ibaze ko iwanjye bibaye inshuro zirenze ndwi ariko reka ko tubyinimba tube tubiretse ahubwo mbabwire insinzi uko nayishoje dore wari umunsi umwe mpumeka hasanzwe ahantu hamwe uburyo mbitwaramo ari bumwe nzumuka bakavuna nari narushye nsumiza ibiva ku gihamba nabizi wumva ari ihene gute bitewe n'icyo mba numva ntekereza mba numva nshaka kuba impamvu y'uko urukundo nyakuri rukibaho kuba igihe cyose byakumarira iki ikintu cya mbere cyamarira ni uko umutwe wanjye utazi igihe inama yose kiriya ku kirere n'indopfuye nsubiye mu buzima n'indunzu bisi muri babi nimureke tunywe itabi muduciye iwacu nimureke tujye nkabo izi ndabo mu ndunda hejuru n'icyubahiro ku numva inamumaro ab'amagorofa mwimanukiye ntacyo muramira njye ndigendeye rukundo wakangabiye ruhaba gihari nabo ngenda rwabiye abamara nimuhore singaruka imbabazi kubo nambuye murebona ko nanjye ngiye ntambaye mariya y'ibyarya y'imbere umutwaro mukunda abagiye mukorwe n'ikimwaro nababuze mbakennye none ubu ngiye muri gutanga ituro nayo ubusabe marira ntiyasiba icyuho ubukungu bwiza mu mukungu bwo ntimuzajyana icyo mushyira imbere muri cyo kibe ku bana mutabarane mutuze mureke kuryana muryango nsiza beza muzawuzirikane murantuma nawe gusa namwe muzizira inonduzi ntarimo ngaho mwirira uwagize urukundo nta gahinda azagira twashyize hamwe mbavuyemo nk'amashyiga muzarya ngize byinshi n'abanzi bari kuzarya hatagira utuka urupfu rumaze kurya kuko gupfa niba ari ugupfa namwe niho muzajya mu buzima. Mugisha Gentil Busoro wasanze ndetse pa uri amazina ni James Ndarukunda. Ndabakunda James Ndarukunda igisigo bagezeho cyitwa Mpoza ngaho ndaje umukunzi w'umwaka nyiri ibyo nducumbikiye agahinda nyiri fasi y'ibyabuze byose mugorwa byahamye ndaje muture uko ndeshya mubonje iyi nimba imbambye ku mutima ubwo nyine nazijose nawe risaba ibigambo ndahaze mpazi ishavu rekeranye n'agahinda nta yindi ndanegetse ngo hariho ingeneye imisotiri mpazi umuzi w'ibitura cy'umwundura ubwira umuhoza mpoza nkeneye byibura umunota nkundura umbere umuhoza kuri benshi mu ntizikora ngo baziritse ibikora nshinzwe kutamenya amanota sinamenye uko bikora nubwo ntabwo ko bashona ntabwo uko nshoboye nibajije impamvu abandi baberamo mu buri gisubiza amaherezo nisanga mu rubanza n'umutima naburanye rukanga rukaba rw'amavuga iyaba byarakundaga icyo kibura buryo nkikijugunye kandi nanjye hari nakabonye amahoro. oya mbonye urukundo nguru rufatiro ibyishimo ntacyo bikivuze bimushije amarira oya simbasha kubyakira mana mpindura ubuzima n'ubundi niwe mbukesha cyangwa njyanane n'umubyeyi wanjye ubundi gutura hanze ibyo byamaga amahoro erega urancuka ariko mana yanjye nyumva nuko ngenda kumva isabukuru itakaye nongeye kubaramutsa mbifuriza kugira no guhorana amahoro ya rugengero byose ariko kandi nzabahorana iteka ndakarire ko inyana wabanganye nkawa rwego ndi umusizi ibyo mu mizi abanzi ibyo barabizi nka bumwe na mbuto zidakakama ntizikarace ngarutse mu gisigo ngira nti ndiho nubwo nabayeho mbabaye ndiho nubwo nabayeho ntambaye intambara nyinshi narwanye kwisha iminsi yambanye imitindi ubwo mawe yansigaga ku isi iyi si kuba idasakaye ni isomo nize nsibira nsubiramo iyi si yansize amasabano ntiyanuza imisa yusa na bike intera n'urukundo yambanye ndende ubwo mawe yansigaga ku isi mukadata aza nibwo namenye imirasire y'izuba imirengere yaryo nkaribona rirenga intimba muri njye igakura numva amarira yanjye agakama yumva mukadata uwo muramuzi yabanye rubanda mfata nka rubanda ruto rutanokoreza ubwonko ubwenge mbubura bwose ubwo nasigaranye n'ubwo kumenya ibyo mu rugo yitagurwe na hari urwa data umugambi iki usize bwawe umubare bwo mubonera umwanya kugira ngo bigeze kure bikora nk'ubikunze uramutse ubonye akazi cyane kari kirangiza atakwemera
uteganya kuba iki haba ku musatsi cyangwa mu byaro akazi akariko kose. Gashema Celestin utura Masaka. uri nimero 11. Ikintu cya mbere uri gukora ntuze gukoresha umuvuduko mu kuvuga utwara ibintu bitonze kuko ngendeye kuri pavunesi twakoze wirukanse. Hakurya ya Rwaruzi hirya y'imisozi niho hibera agasaro nashingiye ku bwiza bw'ubuto bwanjye. Mama shenge ndamwibuka umutima wanjye ukabura ibitereko ibyo byamanye igihe kirekire nduzi byaranzikiye mu matage kurya koko amanyagwa ni amatindi aya maganya nzageza ese ijuru ryanjye ko nduranye agahinduro ka mibambura urukumbu ninjyana muntu mu nkundire mu nubikire bya muvumudiniho kandi nzaza. Uwo mwari ndamwibuka inseko nziza y'urwererane n'ikibero cy'amaribora rimwe gutaka amata akabereye inkanda bwiza bwanjye amutera kutinginga ingendo ya sene imisaya na rugira mutura amaso azira ikizinga burya murankariza ubuto bwanjye. Twari bato duto butwondo mu dukino twiza ndetse n'uturirimbo yarankundaga nanjye nkamukunda uwije ntamubonye singwekera iki amaso akamuramukira namutera imbona agatima kagatuza. Muragira mutirirwa aririmba uturirimbo yabura inyikiriza akagana udukino tumwe twari ikirango cy'ubuto bwanyu ngo bikamukumbuza igiti cy'ipera kimwe mwakundaga kuganiriraho yakwibuka kuri kure y'amarira akamuzenga mu maso gusa narira muzamurezi iyo nyambo kuko isarariye umutima wasarika agahinda sinakabonera icumba amarira yakora kikoma amahera ariko burya yibyishimo burya yenda y'abatuye nduzi neza ko yazabakiriza bityo muzamukuye yagira umutuzo intashyo nitangwa n'umuneza azaseka asagamba nasusurukiye musabane mu mumarirungu. Emerance Kicukiro Kanombe. Ko watakaje esprit sinzi uko byagenze nawe uri kubyumva ndi kubyiyumva zamura esprit kuko mwese narabahamagaye tuvugana kuri telefone igihe kitari gito ngiye rero nagiye n'ubundi menye imyihariko mushobora kugira mbere yuko twanabonana ariko witakaje sinzi uko byagenze umugaruro rero uwo muntu ngiye kuvuga sinzi nimba nasaba ntibanshurangire biremewe ntacyo mugisha nawe naruhuke ngiye kuvuga umuvugo nise ko nsanzwe kunsige nawe ukomoye ku muturanyi twagize nkiri umwana mutoya cyane uwo muturanyi yasizwe n'umugabo we nyuma umugabo aza kumugarukira aramwakira mu buzima bwe amwanduza indwara ari nayo yaje kumuhitana rero nakomeje kubizirikana nkiri umwana ndakura mbizirikana bituma mpindura umuvugo nibaza nyine iyo aza kwanga kumwinjiza mu buzima bwe uyu munsi turatubara inkuru itandukanye wowe wari urwego rwanyizihiye ukaba izuba rinsusurutsa nsuherewe natsikira ukansindagiza ntunsonge wasaga nk'ijoro ryishimana inyenyeri wasaga nk'ukwezi kw'ikirere kizira ibihu wasaga nk'akazuba kavuye kavura gahitutse gusa ibihe bindutse ubwowana nabyo wari ntamuhinduka ikirura wari umukunzi mpindurwa umwanzi ishema niyo rishira ubwo nshenguka nshanshibuka ubundi none kuko nashikamye nkishima mugenda wanteye nkesha agaciro sinambara inshocero urasubira unsanganya isoni nke ngo ningire neza ngira uko nkugenza mbese ubwo uribuka urya munsi ugasusuruka ugasobetse ituze soje ubutumwa kwa masenge undabutswe unsanganiza inseko iseretse nkukubise amaso umusore udasondetse tsinda nk'uwasomye intango yose unatse imitoma itagira uko isa nsendera ubwuzu ntiwe ntasanzwe sinamusiga rwose nuko nsiga abansanga musiriza ikibanza ngo udasumba uturere izerezo nyabusa ubwo nari umutono mwiza w'udasa ameza yose yankunda udatuza ngo ndagahoze ihoye hogoza ubucyo uburyohe bwiza bwawe ikibazo umusimbi ry'urwa gasabo unsumba beza bose bamenye tuzibanira bizira gusozwa dusazane dusendera umunezero erega ndabyibuka byose ibyo wambwiraga buri munsi gusinza gusiga ubutunzi ngo yegurutira ubutunzi haba umunezero rukumbi kuko ntabana nabuzi ubuzima ntabwo ntuzi ubwo nanjye nabyumva ibyo nkahinda agatoki ku kandi rutambagira imihanda imisozi yose zacu zihinda urungano rutangarirwa umpunda nanjye si ukwirata urwo mukunda ntizakugwa inyuma wamaze agahinda ubwo ko iminsi icumi ntitwacogora ducumbike ducana uwaka ducyuza ibiro ducinyirwa akadiho niciye icyana ncagawe n'inshuti abambyeyi banshima ubutwari bashimagiza uwakunga b'inshuti we nshobore nashimaga bidashira yewe
rugira aduje yashyigikiye urwacu adunda imigisha turanga ibyishimo umunezero n'umurava turanga iteka nuko tugira urugo rutunze rukunzwe urwacu rurangwa n'abantu n'ibintu twibarutse imfura weture ndatuza nibagirwa iby'agahinda sinamenya iby'iminsi yandindiriye uyu mutima wanjye utaburwe n'intimba ubwo ntibyatinze ugenda uhinduka uko iminsi z'urwacu urakendera ukebukira uduteje duto dutoshye ukeshanya igitaramo nawe wagakenze ubwo icyo wanciye kibura icyicaro uranyandagaza agahinda gahinduka indaro igitutsi n'inkoni bihinduka intwaro ubwo wari uniza mpinduka umwanda wari umurora mpinduka umwaku ngo nkugeze aha ndaguhagamye icyaguha ukanduka ngo ndakurambiye ninkubise utanyesa yewe ndashobera Rwanda ishavurira shibuka rirashisha ndashira ndashonga ndashoberwa unsiga ubwo musanze aho ushaka abaguha ibyishimo ushima abo ubyeyi bashavura bidashira kuko washutswe n'iminsi itaragushakisha n'ibyishimo ngaho iminsi mibiraje igutetse mu rwabya ibyo nakubwiraga byose ntukigize amateshwa abo wakunze bagucucuye twose bagucucagira kabutindi ngaho urarembye urakennye abataramye ntibagutangwa ubu n'abato bakwita rubebe mu busanzwe ukora usanzwe ndi umwanditsi nari maze ari proje nakoraga yo kwandika ariko ubu yararangiye urebye nibwo ubuzima mbamo cyane ariko ndi mu video editor ubu ngubu ibintu bazi kwihuza wakorerwa no kuvunika mu myitozo cyangwa ibindi bintu by'ibyanzu byanyobereye akoze cyane umuntu bita Nzayisenga Eric yaje Gahenga kandi sinaba kirangirira icyanzu kambere marimo cyago n'urugomo nuko ikivanywa cyarahingatse zikamumbira kinema teza ubwo nyikanze kinga ku nkinge kindi kizinkindi gakunda nginjije ubwo rutemikire rwaroga no byakome musatu cy'umuryango mbere mu cyashuzwe n'izo ruza bihinga uko nakari musotse sekura hasi arakobana nkubanga neza nyimuri kimbaga batukurya kwite ko ni nako ndigaye na mu Kinyarwanda ndo mwega musira mwabo mwega mwikura haga muganza besha mu Afrika yashobora mwene muhembwa n'umwana cyane nuka muryango w'abega muze y'abahenda abagesera bambyariye mama akunda kubaho ndigahinda kasinze kinyoma yemwe bakunze b'amateka cyane cyane umuzi w'u Rwanda murame cyane babwire ingoma yaganze izindi gutwara uri universite Kenza izina ry'inka ryo rikiri inyoge urusengo nyamiringa rukiri ingabe abanyagihanga bakiri ku ruhembe u Rwanda rutararenga itengerana gihanga ribambuye arabanza ati gaba ganza agagaza nibwo yaje kubikora urusengo ubwo ingabe rwo gifata inteko nibwo yaje kwigariza imugo yagura inyika abonye ibyo bitakimiza izindi si ukwivuga yivenya imiravumera yigariza imugo zarama hanze nyagitarwani zigira u Rwanda nayo rukunda yizera umurishyo biratinda mbese umuyogaragara rero rwoga imitaga iracibya ataha gihanga aratanga bamwe bakora ubutware baracuranwa ubwire bukubita inda hasi muruza zirivuga ziravuga zivumbereye u Rwanda Gicurasi 10 hari curu umwijima cyumwera atema imanga fuko n'ingoma aho kwirasana ku ingoma zizamuzonga ngo gitaye ubuhinzi buri rw'icyuma biradugera kimumugize mukaro bw'Imana zimira bwa gitano u Rwanda rurashinjagira ubwire bwaratinze umuseke isubira kweya ingabe cyane ku mutoni w'abaganzu indamutse zivugizwa nanga amadumbu imfizi zirivuga imbyezi subira ivumera rubundi ukibahinda mu karagati gaba ntiyasibira ati ganza arongera ati agagaza ngo nyingi ya cyizere karingira kundira aramvu kirere twara ingabo n'ingoma uduhabwa umurishyo gihugu bukwira u Rwanda karingi twara ibisongizi biratsinda rwakagira rwakabamba rwakamanuka nakuka rwamucyo kuruhimbira ukotana rwamutari rwakarindi mumva n'umurindi nganiyo ku murinda agasimbuka gana handi none ngo ngende burundu ntaragira kundundo kandi ngani birundo ubuzima budutera kwangana tugashaka no kumarana bukadutera kutararana kandi bwakaduteye kutarana maze twembi tukarana ubuzima bwanze nge ntanze sinigeze gutanga mu mage kurara butunda bunda imbeho ikangira mu nda ibihinda bikambera induru isare by'umwanda ndandagura akazi ndakabura nakitsamura amenyo akabura kwayura ngo birarugura nge nkabyirinda ni hato nasonze ariko izari kanga ikanguma mu nzara nkazindukiye amarumba gushaka icyatuma njisha ubudodo mu nda igisaku ubuganza ndaramva hejuru ubufundu bungu budahana ubwishaza bwira mvura ibungogo mu mutara nshaka itara nkafungira ibwana cyane
dore uyu musinzi yatse isanze agera ibyanzu na ba ruti ruto harimo ba gatama batambana gatama kubabwira bo ni nko kuvomesha amazi kanya kandi gakarusha umusedo kota barajugunya reka nshyiraho umutemeri ariko muramenye n'iki umusizi ntavuma aravura agana izo ntanzi z'ubuviva amavi ntavira na vi n'imwe muvunye ntavunika ngo agwe mu ivu no mu ivumbi avugwa imvune akavimvira mu rugo ntagana he mu rugo ni mu karere ka Kirehe ariko ndi Musanze byakorohera kujya bitabira ibikorwa by'ibyanzu igihe babikeneye yego ko tuguhamagara tubwira utaboneka bihindutse mu gihugu icyo gihe nari mfite inshingano ariko barazingabanyije urakoze cyane amashyi menshi ko imbere ya byose ndabashimira kuba mwarabashije kwiyandikisha mukabasha kohereza ibihangano byanyu tuzi byinshi ariko cyane ko wabashije kuboneka amashyi menshi cyane mu by'ukuri mu byifuzo dufite harimo ko nta n'umwe wakaje kurengwa n'amahirwe mwese twakabagize kuko nizo nguzi zacu ariko nk'ayo imashini ndi guca iteka buriya gicyumba mu biranga ndomo iwabo ndomo yoboke iwabo ubwo niba uri bwanzure abashobora kuzajya bakomezanya n'aba ariko yewe mwese muri hano muri byanzu ubwanjye impamvu y'ibyo ngibyo ni uko mushobora gusanga bari gukenera abantu babiri kandi twaje turi abantu 20 mushobora gusanga bari gukenera abantu 15 kandi twaje turi 15 cyangwa 14 twaje turi 15 ariko mwese twabashije guhitamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihe nzabakenera nkanjye ku giti cyanjye cyangwa nk'ibyanzu muri rusange kuko hari henshi tugera tugakenera abantu benshi. Ikintu cya kabiri burya ibintu nibitera ngo byisangemo ntukabifate nk'ibyago. Hari amahirwe aza mu nzira zawe bwite ugatekereza yuko ari nk'ibyago wagize ko utisanze muri ibyo bintu. Abo tuganira benshi cyangwa abo tuganira kenshi ibyo nabinyuze n'abandi biganiro nisanga mu bintu nkaba ntari mu mahitamo y'abantu bahise, ariko ejo cyangwa ejo bundi ugasanga muhugiye ubuntu bwo kuba mu bahitamo abandi bazatora. Iyo tuganira ku mpano cyane nko kubo tubana tuvuga ko kandi twiga ko kugira ngo impano ikure ikintu cya mbere ni disipline. Disipline ntabwo ivuga bino kwibombarika kwa kinyarwanda umuntu agenda ashyize amaboko imbere cyangwa inyuma, umuntu akuramutse afashe ukuboko kumwe cyangwa agize ati oya. Disipline irimo ibintu byinshi tugiye kuvuga nibura bitatu by'ibanze: kubaha buri wese, haba ukuruta haba uruta cyangwa umukara, kubaha igihe kandi kubaha no kubaha akazi. Ibyo bintu iyo bifite icyo waba ukora cyose kiragutunga. Nabo waba nk'uyu muntu badufasha amashusho abantu batazigera babona, ibyo bintu uramutse ubifite icyo waba ukora cyose kiragutunga. Ndashimira buri umwe ariko mu izina ry'ibyanzu nabasabiraga amashyi kugira ngo yumve n'ikaze. Nibwira niba nta muntu ufite ikibazo kindi kereka ari umuntu ufite ikibazo tugomba tugisubiza. Nibwira ntacyo. Yego ugifite wese uyu yamambira ko ashaje kwiruka tumaze kubimenyera. Nasabaga rero kugira ngo Panda turebere ko nibura ari ikintu twafata